ikipe ya Rayon Sport irimo amakuru menshi cyane ko ikipe iri no kwitegura match komeye cyane ku munsi w'ejo bazakina muri ikipe ya Police Football Club saa 9 ariko iyi Rayon iravugwamo kwegura kw'abakozi bayo babakozi rwose bayo bo mu biro mu buryo butari kumvikanwaho n'ubuyobozi bw'iyi kipe ku munsi wa kabiri nibwo uwari umuvugizi w'ikipe communication officer yitwa Ngabo Roben yanditse avuga ko rwose inshingano ze yarafite zo gufasha Rayon Sport haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bijyanye na communication rwose izo nshingano azifashe hasi atakira umuvugizi ku munsi w'ejo nibwo rwose byire bivugwa ariko hari hatayiwe uwitwa Ishimwe Prince Prince tuzamugarukaho reka twigire kuri 11 bashobora kuzakoreshwa kuri match ya Police mwizamu ni umuzamu Olivier Kwizera ose mutindaho wanyasiga cerebral nkababona nashyiramo amanota 3 imbumbi kuri kabiri ni Obedi nawe ni sawa kuri gatatu bahinduye haje ganijuru kako umutoza yabonye ko Dao arasa n'umuntu uruzwa amaze umwaka adakina amaze igihe akora udukosa dushobora kuba dutuma batsindwa ibitego kandi arasa n'umuntu usa n'urushyemo baravuga ati nk'umuntu wakinnye imikino myinshi ikurikiranya yaramaze igihe adakina aka kantu ko kuba yagera agafatige no gukora udukosa twa na hato birashoboka kuko yari afite igihe kinini adakina reka tumuruhure gato tuzane ganijuru umutima wa defense ni Chimanga na Emery amaze gufatisha hanyuma kuri gatandatu ni Yannick Bangala Litombo ni uhahagaze yari kubera iki kubera ko Likau bavuze ko Likau ngo ni numero 6 ukina agenda ntakina muri zone atumwanya cyane ni mwiza afite umupira ariko adafite umupira sesa wamukwaka niyo mpamvu bahazanye Bangala ku 8 na Abedi ku 10 ni Gloire Ngong uruhande rumwe ni Basane urundi ruhande ni Basane ubwo Asman oya Asman azataka izamu undi mukinnyi ni Sindi no ku ruhande harimo umunyamahanga wundi hari Abedi akaba na Gloire Ngonge akaba na Asmani Gusene ndewo undi mukinnyi ko ndikumwe Faringanya zabanza hanze Asmani azataka izamu ubwo ni Basane namuvuze hari urundi ruhande rumwe nese Gloire ari gukina kangahe Gloire ari gukina na hagati na Abedi na Ntuza na Bangara undi mukinnyi ko bari bamumaye semana munyamahanga reba mukinnyi bari ariko mu ikipe yindi bari gutekereza umutoza ari gutekereza guswitchinga ari gutekereza ko ashobora guhindura ni Didier Mugisha n'umunyarwanda ni Didier hanyuma aho ngumva uko bimeze hari indi probability ishoboka ikindi ari gutekereza gukoresha abarekiperateri babiri akavuga ngo uwazana Rishari ko polisi yataka cyane igira mediane ikomeye akamushyira na Bangala Litombo bagakinana hagati urabibona hanyuma imbere yabo akashyira Bedi ku 10 uruhande rumwe ahubwo akahashyira Gloire Ngonge urundi akahashyira Didier hanyuma akatakisha Asman ahubwo agakoramo Basane kubera ko Basane yaramaze igihe nuko Rayon Sport izakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Police hanyuma reka tubanze tubafashe kumva ibyo twe nkuko mubizi hano turabirenze hejuru y'ibyo kiranazira hano n'ababidushoraho badufashije babireka kuko biratugora kubasubiza ariko bibaye ngombwa nyine habaye kurengera ushobora nko kunyuzaho umwana akanyafu kugira ngo umusubize mu mwanya we iyo bikabije ariko nta muntu tuba dushaka n'abayobozi bacu barabizi azaba dushojeho intambara tuzidefanda neza mu buryo bukwiye ibyo turabirangije iva muri Rayon Sport rya Ngabo riri mu bice bitatu mbere ko tujya kurya Liliane iva muri Rayon Sport rya Ngabo ubwa mbere Ngabo nk'umuntu warushinzwe PR cyangwa warushinzwe ibijyanye n'ubuvugizi bwa ekipe yari umuvugizi akaba anakoresha imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport riri mu bice bitatu igice cya mbere gishingiye ku kuba Ngabo igihe yari muri ako kazi bamushinja ko yashyigikiye uwari perezida wa Rayon Sport Tade hanyuma Tade igihe yavuyeho twe twatekereje ko haje abantu navuga ngo RGB
yarebye bari netre if I may say nacyo cyifuzwa ko hari impande ebyiri twese turabizi Samir hari uruhande rwa Muvunyi hari n'uruhande rwa Tadeyo. Ngabo ni inshuti yanjye magara, ntekereza ko muri media ntabwo ari ukwikina, nshobora kuba ndi mu bantu babiri cyangwa batatu bari close yo kurusha abandi, ariko abantu byumve neza ko ibyo ugiye kuvuga ntabwo ari ntaho bihuriye. Yego niyo mpamvu naho harimo ibyo bamushinja mbivuga nyine nawe, kuko ibyinshi twagiye tunabiganira na mbere yuko binaba, akambwira akangisha inama akampamagara, dukunda kwitana ngo surubu, ariko yari ibintu biriseye ampamagara ambwira ngo grand frère ngo ufite umwanya se tuganire, uri mu rugo uri wenyine, nkambwira tuganire, nta kintu cyabaye ntazi. Mukoresha inyurabwenge abanyarwandakazi. Serumogo ni umukinnyi wavuye muri Rayon agendeye ubuntu, yego ngo basheshe amasezerano, yego Iberi, nyamara Chabarara tuzi ukuze kumuruta. Chabarara yaguzwe amafaranga miliyoni zingahe? 22 agiye muri Sudani. Nkibaza ni gute mu masaha 48 umukinnyi yasesa amasezerano mu ikipe nka Rayon Sport yabanzagamo kuri match za APR n'izindi, ugaseza amasezerano y'umukinnyi nka Serumogo w'umunyarwanda mu masaha 72 ari imbere agahita agendera ubuntu. Icyo gihe yaravuye mu kibuga bakina na Al Hilal, bari bakinnye na Al Hilal muri stade Amahoro, ariko iyi ntabwo bari baraye barakinnye match irarangira tumubona ku kibuga cy'indege kuri uwo mugoroba. Icyo kintu rero Ngabo yari yagitanze igitekerezo babimugaye ko agiye gusesa amasezerano. Ngabo bati ntabwo bishoboka, dufite abakinnyi b'Abanyarwanda, muri kuvuga ko mugiye kujya ku isoko kugura abandi bakinnyi, list tuzuye. Aravuga ati hari ntituri kugira 18 buvuze kuri fede match, muri kuvuga ko mugiye kugura abandi ba defenseur. Ni gute mushobora kurekura umukinnyi w'umunyarwanda at least yaba mu bench niyo mubona adashoboye, ariko nuwasesa kontra y'umukinnyi ufite agaciro nka ka Serumogo? Kumbe Ngabo mu gutanga icyo gitekerezo yabihaye umuyobozi ku ruhande, ararenga abivugira no kuri radio. Baturimo raduteza abafana, uri kumvikanisha ko gusesa amasezerano kwa Serumogo atari ngombwa, nyamara hari campaign ahandi zivuga ko agomba gusesa amasezerano. Logique yihishe inyuma ari kugira ngo wasesa amasezerano babone uko bamutanga, byitwa ko ari ku buntu. Mbisubiremo, byitwa ko ari ku buntu. Ntabwo byari ubuntu, byitwa ko ari ku buntu. Yaguzwe angahe? Umwe mu banyamakuru ba hano mu gihugu bakomeye ntari buvuge, ukorera kuri imwe kuri radio ziri hano mu Kabuga, ushakire mu Kabuga ka Nyarutarama, mu banyamakuru baho ikiza hari benshi, yivuganiye na SG equipe Serumogo yagiye mu Serumogo yarishyuwe. Ibyo birazwi birahari. Uyahubwira ira kipe yishyureyo. Serumogo yatanzwe amafaranga. Yarishyuwe. Serumogo angahe? 10,000. Hanyuma ikintu cyo kikubwira ngo rero yashashe amasezerano cyo kugira ngo ayo mafaranga atitwa ko yinjiye muri equipe kubera iki? Kuko umukinnyi yari yashashe amasezerano yagiye for free. Sinzi niba uri kumva ubwenge aho buri. Niba Erimereka yarishyira Rayon isishiye kuri konti zawe. Ariko se wowe koresha ubwenge. Chabarara yagurwa miliyoni 22 gute? Ugasesa amasezerano y'umukinnyi mu masaha 72 akaba agiye mu yindi kipe. Ubwo se n'indi utabyumva. Ibyo n'umwana w'igitamba mugara byumva. Ibyo Ngabo ntabivuzeho, bibaye impamvu ya kabiri. Iby'amafaranga nabyo biteje ikibazo. Icyabaye ikibazo cya gatatu rero cyabaye noneho koze isoza ibintu byose. Batari ku bundi akora te kuri radio arabaye. Kumbe Ngabo amasezerano ye na Rayon Sport koko ntabwo amwemerera gukora kuri radio. Aho nibyo basubiye mu masezerano basanga, aho nibyo ntabwo muri kontra ya Ngabo ntabwo handitse ko azakora kandi kazi ko ku munyamakuru. Aho nibyo bivuga ngo icyo bamukubitishije ni itegeko ariko riturutse kuri ibyo bibiri navuze mbere. Umva rero icyabaye, Ngabo arabwira ati ko ndi umunyamakuru nabyumvikanye na president wababanjirije, turabiganira radio 10 yaje nshaka, aransaba ndamusaba arabinyemerera, nubwo tutabishyize muri kontra biri vabo ntago nabikora umwaka urenga atabizi kuko yarabizi ko mpakora. Ati twabikoze nka strategy ahubwo yuko nimba ndi muri media nibwo nshobora kubona Samiri, nibwo nabona Rugaju, nibwo nabona Iberi, nibwo nabona Kwizigira, nibwo nzaba ndi kumwe n'abanyamupira nk'umuntu n'undi ukora PR muri sport bizanyorohera. You see, that was the strategy. Baravuga bati oya ugomba kuzajya hano ku kazi ukagera saa 3 ugataha saa 11 byari kugira ngo amuneze kuri radio bamukure kuri Rayon Sport. Murabizi ukuntu ihemba itinze, radio 10 muhembera igihe ikamuhemba neza kurusha ko Rayon muhemba. Baramubwira ngo nahite, maravuga ati ni mu kwezi mbitekerezeho.
nawe yari strategy yo kuvuga niba mu kwezi ntawamenya RGB yari igihe babakuyeho nkaguma mu kazi nabo kuko bari gufatirana baravuga ati oya ni iminsi 2 ibara ya kabiri yarahiriye mu minsi 2 yego Ngabo aba agize ate aba aragiye haramubwiye bati nutabikora tuzakwirukana tugufata nk'umuntu wataye akazi kuko urumva ni ari kuzajya ashobora kuripotinga saa 3 kugera saa 11 kandi ikiganiro cyabo kibasane kugera ku isaha y'isasa Ngabo rero amaze kubibona mu bintu byose ikintu cyambabaje nuko hari hasohowe kontra ya Ngabo n'ama email Ngabo yagiranye yasohoye buretse gato yagiranye iyo migenderanire nyine iyo mivuganirizo communication n'ubuyobozi bwe interne bishaka kugaragazwa ko niba ari umupira ugeze n'ikibazo ngo Ngabo yananiwe akazi yakaba yakora ndetse hari n'amapropaganda yo kumugaragaza nk'umuntu w'umusinzi w'inzoga wananiwe akazi n'ibindi Ngabo yarampamagaye ubwo ariko nabihuze n'abo bakozi bandi na Liliane ndaje mu gihe Ngabo yarampamagaye ndamubwira ngo mu maguru mashya andika usezere namubwiye if you call me your big brother sezera ibyo byiza muzabura kandi kazi kandi ntazanakabura koko n'ukwezi gutaza ashobora kuba ari mu kandi kazi kandi keza kurusha ko yari afite